Yego tumaze iminsi tubona urugendo ndetse n'ingendo nyinshi z'abayobozi ba AFCM 23 bagenda bakorera mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko byiganjemo bimwe mu bice byagiye byibasirwa n'ibitero bya FARDC, abawazarendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR ndetse nabo bafatanya. Rimwe na rimwe tukagenda twibaza, ese ni ukubera iki? Ese ni iki kihishe inyuma y'irisurwa ry'abaturage? Ni iki kihishe inyuma ya byinshi bigenda biba, ariko twese ntitugende dusobanukirwa, kubera ko niba mubyibuka neza tumaze iminsi tubona inkuru zigenda zivugwa M23 yashyizeho ubutegetsi bwayo, Kivu y'Amajyaruguru ngo bimeze bite, bimeze gutya, ariko ntitugenda dusobanukirwa byinshi mu biba biri kugenda biba, byinshi mu bijyanye n'umutekano, aho uri aho bigeze kugeza kuri ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ngo ikaze hano kuri The Quick Times News kugira ngo tuganire byinshi, tuganire ese za Minembwe bimeze bite, Pwezero bimeze bite, ese birasa naho intambara iri kurangira cyangwa ahubwo nibwo ikomeje. Byose kanda subscribe, ukande like, ukande share ku biganiro byacu kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro byose tugenda tukugezaho hano kuri The Quick Times News, kugira ngo rwose tujye tubana ariko duhuje. Muragenda mubona n'amashusho menshi atandukanye, niyo mpamvu nkubwira ngo nta kintu uri bucikwe nuramuka ugumye hano kuri The Quick Times News. Yego ngo ikaze rero hano muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira ku makuru agezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kuganira nyine ko tumaze iminsi tubona mirwano, tubona ibitero, ariko rimwe na rimwe tukabona n'inzinduko z'abayobozi ba FCM 23 bagenda bakora, tukibaza tuti ese bimeze bite mu burasirazuba rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Turibaza ese hari ikizere cy'amahoro cyangwa intambara iracyakomeje? Rero tugiye kurebera hamwe uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agace nyine kamaze imyaka myinshi karangwa n'intambara, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bugenda bigaragara yuko byugarije abashaka gutanga ubutabazi, ariko bikagenda bisa naho bigorana. Rero intambara za Nord Kivu ndetse na Sud Kivu na Ituri nizo zikomeje kubisibaniro ry'imirwano muri turiya duce, aho hakomeje kugenda haboneka ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, arimo AFCM 23, hakazamo IDF naro ndetse n'indi mitwe myinshi ikorera muri kariya gace. Nubwo hagiye habaho ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza impande zombi, ndetse bigenda bibahuza n'ubuhuza bw'ibihugu ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, bwo tutibagiye n'abafatanyabikorwa ariko mpuzamahanga, iki kibazo cy'umutekano ntikirabonerwa umuti urambye, aho raporo zitandukanye zigaragaza ko hari abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo bitewe n'imirwano ndetse n'ibibazo by'umutekano muri iyi minsi ya vuba. Rero kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho inama yihariye igamije gukurikirana ibyaha by'intambara ndetse n'ihohoterwa byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gushaka ubutabera, ngo bavuga ko ugomba gushakirwa abahohotewe. Ikindi kandi kiri gutuma uburasirazuba bw'abaturage cyangwa uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine abaturage barushaho kugenda bagorwa n'ibibazo bitandukanye n'ubuzima, n'icyorezo cya Ebola kiri kwibasira
ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho abaturage nyine bagenda babwirwa nuko yuko abashinzwe ubuzima bavuga ko umutekano muke utuma kugera ku barwayi ndetse no gukurikirana abaturage banduye bigorana cyane, aho abaturage nyine bagenda banategekwa kuguma mu ngo zabo kugira ngo borohereze abangaba bashinzwe ubuzima kugira ngo babagereho, ariko banafatanye gukumira iki cyorezo. Ibindi umuntu atagenda yirengagiza ni uko abasesenguzi bo bagenda bavuga yuko ari nk'umwaku Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize kuba hari icyorezo cya Ebola, ariko kikanazana direct n'ibyo bikorwa navuga bitari byiza byo bibera hariya mu bice bimwe na bimwe Safizi, Turi, Minembwe ndetse n'ahandi, aho hagenda haba nyine imirwano igiye itandukanye. Icyo umuntu yavuga nuko babona ko amahoro arambye azasaba ibintu byinshi birimo ibiganiro bya politike, hakazamo kubaka inzego z'umutekano zikomeye, kurinda abasivile ndetse no gukomeza ubufatanye bw'ibihugu mu bijyanye no gucunga umutekano, ariko by'umwihariko bagashingira ku kintu kimwe cy'uko umutekano uzarindwa ariko uhereye ku baturage batuye hariya muri ya bice bya Minembwe ndetse n'ahandi. Rero ikindi umuntu yavuga nuko biba bica amarenga yuko niba umutekano wananiwe kurindwa n'abayobozi cyangwa n'izo nzego zishinzwe umutekano ariko harimo n'iza leta zifite ibikoresho byiza, zifite ubwisanzure, zifite uburyo bwo kugenda, zifite ubwo burenganzira, umutekano ukaba wabananiye wo kurinda igihugu, umutekano ukaba wabananiye kugira ngo ibintu babishyire ku murongo, uhita wibaza ese biba biri burangire bite, ese biba biri bugende bite mu gihe bimeze gutyo. Ni kimwe nyine mu bigenda bigarukwaho n'abantu bamwe na bamwe bavuga bati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni FARDC nyine ntacyo zikora kugira ngo zitange umusanzu wazo mu kurinda umutekano, mu gucunga umutekano w'abaturage b'icyo gihugu, kandi bisa naho nyine abaturage nibo baba hanze amaso, nibo baba barangamiyeho kugira ngo ibintu babishyire ku murongo. Rero tukavuga tuti muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakenewe imbaraga nyinshi. Ikibazo ngewe mba nibaza ni kimwe, ese ibi bibazo by'umutekano wa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba buzakemurwa bite? Bizakemurwa n'ibiganiro cyangwa ni diplomasi bisanzwe, cyangwa nyine ni izindi mbaraga zaba imirwano, kuko tubona nyine imitwe imwe na imwe bisa naho badashyize imbere ikindi icyo ari cyo cyose, icyambere ari ukurwana kugira ngo ibintu babishyire ku murongo. Icyo nicyo ngewe nanjye ndibuze nka guhindukira wowe ukurikira The Quick Times News, nkahindukira nkakubaza ese ubona igisubizo cyava hehe, igisubizo cyaba kihe? Kanda subscribe, like, share ndetse na comment unambwira uko ubyumva.